like seeing kids growing wiser. Please come, we will grow together. Hello everyone, nizere ko muguwe neza. Uyu munsi ndafite inkuru nziza cyane. Iyi bayita series 9. Murayibona neza, ni series 9 big infinite display 1.99. muri kuyibona ni smartwatch 7+1 niko mbona handitseho ahangaha byamuri kwabona 7+1 ahangaha. Iyi rero ni smartwatch nabashije kugura. I'm happy to have it. Nishimiye cyane kuba nyifite ubu ngubu. Iyi smartwatch ni isaha, ubundi ntago nkunda amasaha cyane, ariko impamvu nashaka kuyigura ni ukubera ko ndashaka kuzajya tracking ama-step yanjye. Murabizi neza ko muri iyi minsi kugira umubyibuho ukabije biba biri dangerous, ni ibintu biteye ubwoba. Rero ifitemo bene izi smartwatch ziba zifite ukuntu nyine zi tracking steps wagiye ukora iyo uyihuje na telefone yawe, ikajya ikubarira uyu munsi wagenze intambwe runaka. Kandi wibuke neza marche, kugenda n'amaguru nabyo ni ibintu biba muri siporo. Ntabwo gukora siporo ari uguhora muri gym cyangwa se wazindutse wirukanse. When you get time wabikora, ariko body movement, uko umubiri wawe ukora movement nabyo uba wakoze siporo nyine. Kandi siporo ntabwo buri gihe tuyikora kugira ngo tunanuke, please munyumve neza. Yego nibyo tuba tubikeneye, ariko siporo tuyikora akenshi kugira ngo tube ube souple, ube wagenda ahantu hazamutse ntiwumve wahagira, ube nyine uri active, umubiri wawe uhora uri active. Ngayo nguko. So unbox with me, ngiye kwifungura murebe ibintu birimo. Ndabona ari 7+1. Reka turebe impamvu nyine ari 7+1. Let me show you. Wow! This is how it looks like. Murabibona ukuntu imeze. Ni ukuvuga ngo ifitemo imigozi myinshi itandukanye, 1 2 3 4 5 6 7. Bivuze ngo ni imigozi igera kuri 7 yose. Namwe mwibaze, ni ukuvuga ngo iyi migozi 7 bitewe n'umwenda wambaye cyangwa nuko wabyutse wumva hari kala wiyumvamo ushaka, ni ukuvuga ngo niyo umuntu yazajya yambara. Ni ukuvuga ngo urana hari uyu wa rose bebe, this kind of pink, pink kari soft koroheje. Hari ya orange, murabona ukuntu aka orange ari sawa. Hari iyi bayita grey, ni gris cyangwa se ibara ry'ivu. Amabara turayazi. Hari n'iri ngiri, this one is mixed. Murabona ko ryo noneho rifite amabara avanze, harimo amabara atandukanye ari mu mukara. Nuko nguko rimeze. Hari n'iri ngiri noneho, iri ni reddish. Aka ni aka red kameze ukuntu, ndabona ari rouge sang, umutuku w'amaraso. Noneho hakabona black ni sawa. Ikize cya black nuko nyine ushaka kuyambara ahantu hose, ku myenda yose black igenda ahantu henshi. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi baba bifite inkweto z'umukara, kwako urukweto rw'umukara rwambara nyine ahantu hose. Hakaba n'iyi green. Wow, I love the green too. Kano ka green nako gasa neza. So this is 7. Ifite imigozi igera kuri 7 nkuko muyibona, ariko murana ko hano ubwo twa 7+1+1 ubwo nuvuga ngo ni isaha nyine. Murana ko isaha niyi ngiyi muri kwibona neza. It is a smartwatch. Hano murana ko ifite ukuntu nyine nkunda ukuntu du smartwatch tuba dusa neza pe, tuvugisha ukuri. So ifite hano murana ifite akantu ga sliding, aka nakabuto ushobora kukaraga gutya in case uri kuregra nk'isaha. Muri kubibona neza ahangaha
uri kuregra isaha ugenda ugakaraga gutya. Hano rero hari button yindi ishobora kugufasha kujya ama settings atandukanye. Ahangaha hari akadomo gatoya gato sinzi aho kagaragara. Aha ni aka microphone. So mu mpande hano ifiteho ahantu noneho hajya ya mikoba irindwi twavuga. Ni ukuvuga ngo ni hano ugenda uyishyira na hano hanyuma ukambara. So ahangaha rero ni hahandi ukoresha urimo gucaginga, kuko iyi ngiyi ijyamo umuriro, ntago yo igira amabuye. Hari amasaha agira ya mabuye, aya masaha ntabwo ari smart. Iyi rero uko ifite charger yayo, dore ngiyi charger sinzi niba mubibona neza. Ndakeka mubibona. Iyi charger ukuntu ikoze, murabona ko ari umugozi, ni umugozi mugufiya uringaniye. Hano ufiteho aka USB. Nimvuga USB port, ni ukuvuga ngo hano ushobora kwicomeka kuri machine laptop yawe, cyangwa se ukaba wacomeka muri bya twa tundi twa charger hano twitaga ndi gutinya kubivuga ariko mwabyumvisha nyine. Charger murabizi, charger z'ikigezi zifite umugozi nazo ufiteho USB. Noneho cyakiye ducomeka munanze kukivuga mu izina, nawe murakizi. Niho nyine ucomeka noneho ku muriro, then umuriro ukazamo. Hano rero hariho aga sign ka electricity hano. Sinzi niba kuri camera mwakabona neza. I'm trying hard kugira ngo ndebe niba mwakabona, ariko karagaragara. Bivuze ngo hano niho utereka iyi saha. Ahangaha kuri iyi side ya hano bitazakugora rwose kwicomeka wenda ugaterekaho hano. Oya, utereka ahangaha. So murabona ko ahangaha rero utereka niho iyi surface niyo ijya hano. Hariho electricity hano, hari agashushanyo k'umuriro w'amashanyarazi. Noneho hano ho ntagahari, murabibona ko hari gutyo, ntagahari. So rero iyi charger ukuntu ikoze hano iri magnetic, ifiteho rukuruzi, imbaraga rukuruzi, let's say that. Ni ukuvuga ngo uhituza ugatereka, urumva ukuntu gahita kanavuga tik, ihita iyikurura, gahita gakurura gutya. Urabona ko irafashe, nubwo uburemere bwayo butanyemerera kuba nagira gutya, ariko ihita ifataho. Noneho mu gufataho ukaba wacomeka kuri laptop, umuriro uhita utangira kuzamo, sibyo? Ugira ikibazo kugeza ahangaha ambaze, wakwandika muri comment section ukambaza ikibazo ufite icyo ari cyo cyose nagusubiza. Hanyuma please do subscribe, ukande kuri like, ukore na share. Binashobotse ibyiza nuko wakanda kuri ako kazogera kugira ngo igihe cyose nshyizeho video kuri channel uzajya uyibona. Ndabibutsa ko channel ari channel ijyanye n'ibintu bya technology muri rusange. Tuzadukora, nzambereka ama tips n'ama hacks ajyanye na technology. Hari video nakoze ijyanye n'ibizajya bibera kuri channel. Ubaye utarayirebye nagushyira link hano muri description ukayireba. Ndayishyiraho muzasubiremo muyirebe neza. Ni channel nziza izagifasha mu bintu bijyanye na technology, ariko nanone tunafasha abana bacu gukura bazi ubwenge bwinshi cyane, yaba mu ishuri ndetse n'ubwenge busanzwe bwo mu rugo. So turakomeje, twari turimo unboxinga iyi saha naguze, smartwatch nziza cyane. So murabona ko irazimije so far, nta kintu kimwe ndayikoreraho, it is brand new. Ubu rero ikintu kigiye gukurikiraho, ikintu ngiye gukurikizaho ubu ngubu, kuko ndabizi amatsiko ubu ni menshi, murifuza kumenya none se ikora gute. Icyo ngiye gukora none ahangaha, ngiye kukwereka ukuntu bayambika iyi migozi, sibyo? Ukuntu bambika iyi migozi. Hanyuma nimara kwikwereka, turahita video izakurikira nzabereka ukuntu noneho bayisetting up, sibyo? Ukuntu wayikorera setup none gatangira gukora. Now let's go. Fashe twatundu twanakunze cyane, nakunze ukuntu dufite amabara nyine avanze. You can see, wow, I love them. Noneho ngiye gufatanyishaho iyi migozi, kuyishyiraho kuri ino saha kugira ngo
umuntu abe yayambara kubona ukuntu imeze ntabwo nyine wayambara sibyo. Let's go. So dufite imigozi ibiri uko nguko muyibona. Imigozi ibiri ni uvuga ngo isaha ibimeze uku, hakenewe ko hazaho umugozi umwe n'undi ahangaha, cyangwa murabibona n'ubundi ni uku nguko isaha ibigomba kuba imeze. So kugira ngo rero tuyishyireho nyine iyi ni trick nkweretse kugira ngo wenda utazabasha kubyitiranya ngo ubihindurize ubyambike nabi, ushobora kubanza kumera nkaho uyirambuye hasi ukareba ubundi isaha ibimeze gute. Urabona ko ubundi isaha ni uko nguko nyine ibimeze, ndizera mubibona neza. Ni uko nguko isaha ibimeze. So ubu rero ikintu ngiye gukora noneho, kuko namaze kukarambika hano hasi nta kindi kigoye gihari, ndaterura isaha, murabona hahandi hari agatoboro, noneho ni uguslidinga gutya, ujyana gutya ariko ukumva ku buryo bworoheje, ku buryo utaza gukanda cyane ukagira ibyo wangiza. So ugenda ugira gutya, kadufate gutya, and then ubu yamaze kujyamo, urabona ko igiyemo neza. Wait, ariko hano ndi kubona hariho akantu karenga, sinzi niba mukabona. So ndimo ndayadjustinga neza, urabona ko ubu ngubu umugozi wagiyeho, urakomeye ntabwo ushobora kugira kuvamo. Noneho on the other side, ku rundi ruhande hano, nongeye gushyiraho, nakanze ku ruhande none hasi. So n'ahandi ndahita nza no guslidinga hasi, uvana haruguru ujyana hasi gutya gutya, ni ukuvuga ngo ndahita ngira gutya and ubu maze kujyamo, nta kintu kigoye kirimo, guslidingamo biroroshye kandi nyine uko ndi kubikora. Kandi icyiza cyabyo, voilà, nguko naringanyije neza. Icyiza cyabyo ntabwo bishaka kuvamo, ndimo ndakurura, I'm stretching it like this, ariko ntabwo bishaka kuvamo. Bivuze ngo ubu ngubu mba namaze kuyambika neza, iyi saha iraryoshye. My dears, look at my hand. Kuyambara biraryoshye, ndashaka kubyumva. So uhita uza nyine ugasesekamo hano, ku buryo iyi ntoboro nyine iza ikajomba hano, then ugasesekamo. Nivuga ngo ubu ngubu namaze kuyambara, urabibona ukuntu ari bon. Kano gasaha nagakunze, ntushaka kubyumva, ni keza byatari, ni keza ku buryo udashaka kumva. Umuntu uzayikenera wanyandikira, ndashyira nimero muri description, uyikeneye nazakurangira ahantu bayigurira. Nta nubwo ihenze, by the way, ntabwo ihenze, ni agasaha keza ushobora kwambara nyine nk'umuntu w'umusirimu, ukabona uraberewe, kandi nyine ikaba ari watch igufitiye akamaro, kuko abantu benshi bambara amasaha like ukayambara kubera ko nyine ushaka kureba isaha, the watch ukamenya ngo time, watch is all about time. Ariko iyi wareba isaha ariko ikagira n'izindi functionalities nyinshi tuzagenda twigaho on this channel. Ntimuzabure, ntimukabure kuri no channel anytime please. Kubura hano no guhomba, bize ngo nzabereka functionalities nyinshi zigiye ziri muri no smartwatch, kandi muzabikunda ndabizi. So guys, nuko nguko bigenze, nuvuga ngo uyu munsi wambaye gutya, ejo ni wifuza kwambara iyindi, uzafata undi mugozi muri iyi ngiyi bitewe n'imyenda wambaye. Abantu bakunda kujyanisha, ndabasuhuje. Ninjye hambere ndabikunda kujyanisha, mba numva nakwambara nk'ikanzu, nkashyiraho urukweto bijyanye, nkashyiraho amaherena bijyanye, everything bijyanye, nyine ibintu bijyanye, that's it. So ku bafana bakunda ibintu nk'ibyo, so iyi smartwatch ni ukuri umva yagukemura ibibazo nk'ibyo pe. So do not miss out. Muri video ikurikira ngiye kwereka ukuntu tuzayisetting up bitewe na functionality runaka dushaka, one functionality by another, gutyo gutyo. So ubu ngubu urabona ko
nabashije kuyicana mu gihe narimo ndambika imigozi, ariko unarebye urabona ko yanditsemo ngo no signal, amasaha ntago bihura n'isaha ihari iriho, ariko ubu ngubu turaza kuyisetinga none ikore neza. Wakoze cyane kureba kino kiganiro, murarikiye cy'ubutaha. Until the next time, thank you and bye. I love you guys.